Ndabasuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amahoro y'Imana nabane namwe n'umuvandimwe wanyu Pastor Clement. Ndagarutse kuri Agene Mugatifu kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Nyuma y'iminsi myinshi itambutse, ariko si ku mpamvu zacu, ahubwo hari igihe biba ngombwa ko umwana w'Imana cyangwa se umuhanuzi w'Imana aceceka cyangwa se atagira byinshi avuga, cyane ko tuvuga iyo Imana yaduhaye uburenganzira cyangwa se yaduhaye byinshi byo kuvuga. Iyo ari ngombwa turavuga, iyo atari ngombwa tugaceceka. Niko ibihe bimeze. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Rero aho muherereye mwese, abari mu burengerazuba ndabasuje, abari mu majyaruguru ndabasuje y'u Rwanda, abari mu majyepfo y'u Rwanda ndabasuje, abari mu majyaruguru y'u Rwanda ndabasuje, abari mu burasirazuba bw'u Rwanda ndabasuje. Mwese mu turere 30 tw'igihugu cy'u Rwanda ndetse wongewe n'umujyi wa Kigali, mwese ndabasuje muri Imana bane namwe. Mbere yuko tugira byinshi tuvugira imbere y'Imana rero, reka tumaze twubaha Imana dusenge mu isengesho rigufi cyane, tutambutse ubutumwa mu gihe gito gishoboka, kubera ko muri iyi minsi ntabwo byoroshye, birakomeye. Harimo na benshi badafite n'uburyo bwo kuba babona amayinite kugira ngo babashe kuba bakumva ikiganiro cyose. Rero turavuga mu ncamake kugira ngo buri wese abashe kugira ubushobozi bwo kuba yagikurikirana, kuko ni ingirakamaro kandi ni icy'ingenzi kandi kiririjanse cyane cyangwa se kirihutirwa cyane ku bari mu rugendo rujya mu ijuru. Twubahe Imana dusenge. Mana, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, turagushimiye kandi turaguhimbaje. Tugushimiye kongera kuduha akanya nk'aka ngaka ngo duhurire kuri Agene Mugatifu twumve imiburo yawe. Ni ukuri, reka izina ryawe ribishimirwe kandi rihabwe icyubahiro. Ubwo tugiye gukora ikiganiro, turagusaba ngo Umwuka w'Imana abane natwe, akomeze kuduhagararaho ibyo ushaka n'ibyo ushoboye tugeza ku bwoko bwawe. Kandi nsenge buri wese uri buze gitega amatwi yawe uyu munsi wa none tariki ya 2 z'ukwezi kwa 2024, cyangwa se uzagikurikirana mu minsi izaza, kugira ngo kizabashe kumufasha, kizagira kimukuru naho kimujyana. Izina rye rishimwe kandi rihabwe icyubahiro. Tugusabye imbaraga muri cyo rero, ni mu izina rya Yesu amajoro akoze kubyumvishe. Amen. Yego, nari maze gusuza abari mu Rwanda, ariko hari n'abavandimwe bari hirya y'igihugu cy'u Rwanda, bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tukomeza no kubasengera, murabizi biri kubayo. Turabasuje abari muri Kongo batwumva bumva ururimi tuvuga, abari mu Burundi turabaramukije mu izina rya Yesu, abari mu Bugande turabasuje Imana mu ijuru bamugisha, mu burasirazuba muri Tanzania abari Imana mu ijuru bamugisha, n'abandi bose bari muri Afurika, bari muri Namibia, bari muri Zambia, bari muri Mozambique, bari muri Centrafrique, abo bose bari muri Afurika Imana bamugisha, ndetse n'inshuti zacu zidukunda ziri hakurya ya Afurika, muri Amerika, muri Canada, muri Australia, muri New Zealand, abari muri Norvege, mwese aho muherereye mudukunda, Imana yo mu ijuru nibahe umugisha. Uyu munsi rero dufite ubutumwa, dufite itangazo rikomeye kandi ryihutirwa, ngira ngo ngeze ku bantu b'Imana, ngira ngo ngeze ku bakunzi b'umusaraba, ku bari mu rugendo rujya mu ijuru. Ni itangazo twahawe n'Umwami wacu Yesu Kristo, abo tubona kuri WhatsApp cyangwa se abadukurikira kuri WhatsApp, kuri site twashyizeho incamake yaryo, ariko twari dufite rendez-vous uyu munsi, aribwo turi buze kuritangaza cyangwa se kurishyira ahagaragara, kubera ko niyo munsi Imana yashimye ko turitangazaho. Rero iryo tangazo ni itangazo riri buze kuba itangazo rireba abapasitoro, ni itangazo rireba abashumba, ni itangazo rireba ababishopu, ni itangazo rireba abapotre, nibo ba mbere rireba. Itangazo rireba abarimu cyangwa se abarimu b'amatorero, itangazo rikareba abadiyakoni, itangazo rikareba abahanuzi. Ikindi turi buze kuvugaho ni ibijyanye n'amadini n'amatorero uyu munsi wa none, hanyuma tukari buze kumva ijambo ry'Imana, kugira ngo tuze kumva icyo Imana ishaka kuvugana natwe. Reka rero dusome ijambo ry'Imana turi buze gusanga, cyangwa se riherekeje ubwo buhanuzi, cyangwa se riherekeje iryo tangazo, kugira ngo umuntu utari buze gufashwa niyo turi buze kuvuga, wenda ijambo ry'Imana rize kumufasha. Dusome mu gitabo cy'Imigani, kandi ni ijambo ngira ngo twigeze no kuriganiraho, ariko ryongera riragarutse n'ubundi. Bakristo bavandimwe, nimuteshe agaciro imvugo y'Imana muri iyi minsi turimo, nimuteshe agaciro imvugo y'Imana muri ibi bihe turimo, kubera ko nubitesha agaciro uzabyumva byakugeza udagifite uburyo bwo kubyitwararikamo cyangwa se ibyo kuba wabisohokamo. Niyo mpamvu Imana mbere y'uko igira byinshi ikora ku ntore zayo, byinshi banza kubibamenyesha. Dusome mu gitabo cy'Imigani igice cyaho cya mbere, dore ku murongo wa 20 tugeze ku murongo wa 33. Muri ihangana tuba dukora muri Starago ziteye ubwoba, niyo mpamvu ubona ndi kujya njya gufata ibitabo hirya iyo ngiyo, tuba turimo turakora mu buryo bukomeye. Mwihangane, ubwo niko Imana iba yabishatse, kandi nta cyabuza, ntabwo byatuma ubutumwa butatugeraho cyangwa se tumva icyo Imana ivugana natwe.
Imigani igice cyaho cya mbere dore ku murongo wa 20, umutwe w'amagambo uravuga ngo bwenge ahugura. Mbibutse ko atari ubwa mbere ijambo rije turivuzeho, ahubwo hari impamvu Imana itumye twongera kurivuga tukarigarukaho kugira ngo wenda turebe ko hari abakumva bakarokora ubugingo bwabo. Umurongo wa 20, bwenge arangurura mu nzira, yumvikanisha ijwi rye mu miharuro, aterera hejuru mu miharuro yo mu marembo, mu mudugudu niho yumvikanishirizagamo amagambo ye ngo. Uyu munsi ni njye wabaye bwenge, mutege amatwi. Yemwe mwabaswa mwe, muzakunda ubuswa mugeze ryari? Namwe bakobanyi, muzageza ryari kwishimira ubukobanyi n'ubupfu, mukanga kumenya ubwenge? Nimuhindurwe n'imiburo yanjye, dore nzabasukaho umwuka wanjye, nzabamenyesha amagambo yanjye. Narabahamagaye muraninira, nabaramburiye ukuboko ntihagira ubyitaho. Ahubwo mwahinyuye inama zanjye zose, no kubacyaha kwanjye nimubyitaho. Nuko nanjye rero nzabakina ku mubyimba mwagize ibyago, nzabaseka icyo mwatinyaga kibagezeho. Igihe muzatungurwa n'ubwoba nk'umugaru, ibyago byanyu bikaza nka serwakira, igihe umubabaro n'uburibwe bizabageraho, nibwo bazantakambira nk'abihorera. Bazanshakana umwete ntibazambona, kuko banze kumenya kandi ntibahisemo kubaha Uwiteka. Ntibemeye inama zanjye, bahinyuye guhana kwanjye kose. Nicyo gituma bazarya ibiva mu ngeso zabo, kandi bazahazwa n'imigambi yabo. Ubuhemu bw'abaswa buzabicisha, kandi kugubwa neza kw'abapfu kuzabarimbura. Ariko unyumvira wese azaba amahoro, adendeze kandi atikanga ikibi. Reka dusubiremo uyu murongo, ntabwo ndi buze gusobanura byinshi, musabe umwuka wera kugira ngo abasobanurire. Reka nsubiremo guhera kuri 28 kugeza kuri 33. Duhere kuri 26 niho biri buze kumvikana neza. Nuko nanjye rero nzabakina ku mubyimba mwagize ibyago, nzabaseka icyo mwatinyaga kibagezeho. Igihe muzatungurwa n'ubwoba nk'umugaru, ibyago byanyu bizaba nka serwakira, igihe umubabaro n'uburibwe bizabageraho, nibwo bazanakambira nk'abihorera. Bazanshakana umwete ntibazambona, kuko banze kumenya kandi ntibahisemo kubaha Uwiteka. Ntibemeye inama zanjye, bahinyuye guhana kwanjye kose. Nicyo gituma bazarya ibiva mu ngeso zabo, kandi bazahazwa n'imigambi yabo. Ubuhemu bw'abaswa, bakristo bavandimwe, ubuhemu bw'abaswa buzabicisha. Ubuhemu bw'abaswa buzabicisha, kandi kugubwa neza kw'abapfu kuzabarimbura. Kandi kugubwa neza kw'abapfu kuzabarimbura. Ariko unyumvira wese azaba amahoro, adendeze kandi atikanga ikibi.
nicyo gituma bazarya ibiva mu ngeso zabo, kandi bazahazwa n'imigambi yabo. Ubuhemu bw'abaswa buzabicisha, kandi kugubwa neza kw'abapfu kuzabarimbura. Ariko unyumvira wese azaba amahoro, adendeze kandi atikanga ikibi. Bakristo bavandimwe, bana b'Imana, abanyamasengesho, bashumba, bapasitoro, ba apotre, ba bishop, itangazo ribareba. Niba mwumvishira ijambo ry'Imana, wongere urisubiremo. Ndazi neza ko Mwuka Wera ari bugusobanurire. Nababwiye ngo turi mu minsi ya nyuma, turi gukora mu bihe bikomeye, turimo turavuga ubutumwa mu bihe bigoye. Niyo mpamvu mbasaba kugira ngo musome, ufata Bibiliya agasomera ijambo riri mu Migani igice cyaho cya mbere, uhereye ku murongo waho wa 20 ukageza ku murongo waho wa 33, urisome inshuro 5. Inshuro ya 5 Mwuka Wera ari bugusobanurire byinshi biri muri iri jambo. Itangazo rihari ni irihe? Itangazo rihari rirareba abashumba, rikareba abapasitori, rikareba ababishopu, rikareba aba apotre. Imana igiye guteza igisa n'icyorezo mu bapasiteri ndetse n'abiyita ko bayikorera. Imana igiye guteza icyorezo, igisa n'icyorezo mu bapasiteri cyangwa se mu bashumba no mu bandi bayibeshyera ko bayikorera cyangwa se bibeshya ko bayikorera. Ahangaha harimo ibice bibiri, tubyumve neza. Uburyo ki abakozi b'Imana, reka mbivuge en general gutyo, hari abakozi b'Imana bayikorera mu kuri no mu mwuka. Hari n'abakozi bita ko ari ab'Imana ariko bayikorera bayiryariye cyangwa se bihamagaje cyangwa se bari gukorera umwami wabo se Satani. Ibyo ni ibyiciro bibiri, ariko byose biza mu mvugo yo kuvuga ngo dukorera Imana. Igice cya mbere, igika cya mbere cyangwa se igice cya mbere ni abakorera Imana mu kuri no mu mwuka. Igice cya kabiri ni abibeshyera cyangwa se ni abavuga ko bayikorera ariko batayikorera, bakorera ubundi bwami bw'umwijima. Ibyo bice byombi rero hagiye kubamo impfu zikomeye, hagiye kubamo impfu ziteye ubwoba, hagiye kubamo impfu zitunguranye, hagiye kubamo impfu zidasanzwe. Abakorera Imana mu kuri no mu mwuka, abakorera Imana mu buryo bukwiriye, abakorera Imana babikuye ku mutima bamaramaje, bakora uko Imana ibishaka. Imana igiye kubacyura, igiye kubacyura mu buryo butandukanye. Ariko twasoma ijambo ry'Imana, niba mwaryumvishe neza, Imigani igice cya mbere umurongo waho wa 32 cyangwa se dore 31, haravuga ngo nicyo gituma bazarya ibiva mu ngeso zabo, kandi bazahazwa n'imigambi yabo. Abo ni bande? Ni abagiye kurya komisiyo, ni abagiye kurya ibitaribwa kugira ngo babashe kubaho, ariko bacisheho bagenzi babo cyangwa se
baburizemo ubuzima bwa bagenzi babo. Ubuhemu bw'abaswa buzabicisha. Ubuhemu bw'abaswa buzabicisha, kandi kugubwa neza kw'abapfu kuzabarimbura. Ubuhemu bw'abaswa bugiye kwicisha benshi mu bapasitoro, bugiye kwicisha benshi mu babishopu, bugiye kwicisha benshi mu bashumba, bugiye kwicisha benshi mu ba apotre. Ubuhemu bw'abaswa, niko Bibiliya itubwiye. Kandi harongera hatubwira ngo kugubwa neza kw'abapfu, kugubwa neza kw'abapfu kugiye kubarimbura. Kugubwa neza kw'abapfu kugiye kurimbura abo izo ngeri navuze haruguru. Mwitegure uburasirazuba, burengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru, tugiye kumva impfu z'abapasitoro, abakorera Imana mu buryo butangaje. Bagiye gupfa mu buryo bukomeye, ku buryo mushobora kumva ngo hano pasitoro arapfuye, hano pasitoro arapfuye, hano kozi Imana aratashye, hano kozi Imana aratashye, mu buryo budasanzwe. Niyo mpamvu navuze haruguru ngo kigiye kuba nk'igisa n'icyorezo, ariko cyahagurukiye cyangwa se cyaje mu bakorera Imana. Mbibutse ko nababwiye ngo kizaza mu bakorera Imana by'ukuri, kuko Imana igiye kubacyura, igiye kubaruhura imiruho n'imihati. Ariko noneho hari n'ikigiye kuza mu bakorera Satani, ariko bitwikiriye ishusho y'Imana, bitwikiriye ko bakorera Imana. Abahanuzi bagiye gucaho, abadiyakoni bagiye gucishwaho. Bakristo bavandimwe, nizere ko ibintu mwabyumvise. Kandi niba ufite inshuti y'umupasitoro, niba ufite inshuti y'umuhanuzi, umwapotre, umuvugabutumwa, iri tangazo urimugezeho. Mbibutse ko njye uvuga ibyo ngibyo, nanjye ndi umushumba, ndi umupasitoro, ndi umurevera. Ariko ibyo ntacyo bitumariye muri iyi minsi. Igifite agaciro ni ukubaha Imana no gukora ibyo Imana ishaka. Mpamvu mbivuze ni ukugira ngo mutagira ngo ndimo ndavuga ibintu nanjye nibwira, kuko nanjye ndimo. Muri iri tangazo rireba nanjye ririmo rirandeba. Rero icyo nababwira abakristo bavandimwe, banyamasengesho, bakozi b'Imana, baririmbyi, bahanzi mukomeye, ntabwo ibi bintu bigiye kuza ku bantu boroheje, ntabwo ibintu bigiye kuba ku bantu batazwi. Ibi bintu bigiye kuba ku bantu bakomakomeye. Benshi ni abakomeye, babahanzi bakomeye, baba gospels bakomeye, babandi bakomeye, abapasitoro bakomeye bazwi, abo bahanuzi bazwi, abo iki cyorezo nibo kiziye. Musenge kandi musengeshe umwuka, mukiranuke, muvuge ibyo gukiranuka, mwiyeze, mwiboneze, mwitunganye, kubera ko bigiye gusohora. Si ubwa mbere tubivuze kuri Ajeni Ngoga TV, ariko nta gaciro mubiha. Birashoboka ko ari yo mpamvu Imana yambwiye ngo ngaruke nongere mbibabwire, nongere mvuze impanda, nongere mvuze ifirimbi, mvuze akamo, nongere mugure nkangure abasinziriye. Bakristo bavandimwe, bana b'Imana, Umunyarwanda yaciye umugani, uwanze kumva ntiyanze no kubona. Nimutumva, aya maso yanyu azabona uko byagenda kose. Nimutumva, amaso yanyu azabona. Mbabwire ngo iki ni igihe cyo kwiyerura.
iki ni igihe cyo kwitunganya, iki ni igihe cyo kwiyeza, ni igihe cyo kuba maso, ni igihe cyo gusenga, Imana ikatugirira neza. None rero bakristo bavandimwe, ndagira ngo buri muntu wese akomeze kuba maso kandi akomeze gusenga, ko turi mu bihe bikomeye, turi mu bihe bigoye kandi biruhije umugenzi. Icyo ngiye gusorezaho rero, ngiye gusoreza ku kintu kijyanye n'ibintu muri iyi minsi biriho cyangwa turi gucamo, bihe turimo bijyanye no gufunga insengero, bijyanye no gufunga amatorero amwe n'amwe, andi akaba afunguye. Ndagira ngo ntangarize abashumba cyangwa se mbwira abashumba ko ibi bintu bahasabwa gusenga. Impamvu dukwiriye gusenga ni ukugira ngo mumenye ko ibi bintu biri kuba ari umugambi muremure. Twabivuzeho kenshi n'abandi barabivuze, isi yose irashaka kugira ngo habeho itorero rimwe. Wenda bamwe ni mubyibuka cyangwa ni mubiha agaciro, ariko mujye mwumva kandi mutege amatwi mwumve ibivugwa mu ijambo ry'Imana. Gahunda ihari ni uko isi yose hagomba kubaho itorero rimwe, idini rimwe. Gahunda ihari ni uko isi yose igomba gusenga ku munsi umwe. Ibi rero muri kujya muzana cyangwa se biriho cyangwa se byari bisanzweho, byanga bikunda bigomba guhinduka. Gahunda ihari ni uko isi yose igomba gukoresha ifaranga rimwe. Ibyo bintu rero ntabwo abantu babyumva ngo babitekerezeho bamenye ibiri kuba n'iki. Kandi ibi byose biragusha kuri cya kintu bakunda kwita, cya dukunda kuvuga ngo ni antikristo. Antikristo niyo iri gushaka ngo iganze, aba ari iyobora isi, aba ari iyobora amatorero n'amadini muri rya dini rimwe. Ntabwo mubyumva. Niba papa uhagarariye Gatolika ahagarara akavuga ngo, akavuguruza Bibiliya, murabizi ejo bundi yari yagiye mu muhuro w'abanyamadini, sinzi igihugu ntabwo nyibuka neza, ubanze muri Singapore, aho papa yatuye akavuga ngo aho hari hahuriye amadini y'abihaye Imana, abakristo, ababuda, abakorera shitani, abakorera iki, bose bahuriye aho ngaho. Aravuga ngo idini ryose waba urimo ryose rikuganisha ku Mana. Uko waba usenga kose kutuganisha ku Mana twese, nta n'umwe utatuganisha ku Mana. Ati ibyo bintu byo kuducamo ibice rero, byo kutugabamo ibice, bamwe mukababa abandi mukababa, ni ibyo kudutandukanya, ariko twese duhuriye kuki? Ku Mana. Ibyo rero ni ibintu biza bitegura rya dini rimwe bifuza kugeraho. Niyo mpamvu muri kugenda mubona bafunga amadini, amatorero menshi atandukanye, nuko bifuza ko igihe kizagera ntibibagore kugira ngo rya dini rimwe rijye mu bikorwa. Kandi mumenye neza ko igihugu cyacu cy'u Rwanda cyafunze amadini bavuga ko hari ibyo amadini atujuje. Mbonera no kubwira abapasitoro bari gushyashyana, bamwe bari kujya no mu makredi, abandi bakajya no mu ki, abandi bakajya no mu ki, bagahamagara iryo bakagurisha ibyabo ngo bari gushagira ngo buzuze ibisabwa. Niyo wakuzuza ibimeze ute, ntago bazagufungurira. Tuza usenge, wicare, uhamagare mu ijuru. Bafunze amazu, ntago bafunze gusenga. Gusenga birakomeje, kandi ubu ngubu nibwo umwuka barimo arakora neza cyane. Byo kurata bimwe bazinduka bamurata ibi n'ibi bigatuma abantu badakizwa neza, ibyo ntabwo Imana ibishaka. Ariko ngarutse aha ngaha, ibi byakozwe cyangwa se biri gukorwa n'abantu, ntabwo ari Imana iri gufunga. Abahanuzi benshi ngo Imana niyo yafunze amadini n'amatorero, ntabwo ari Imana yafunze. Abafunze ni abantu, ariko Imana noneho nibwije gufunga. Noneho Imana ntabwo ireba nk'ibyo twe tureba. Abafunze bari kureba parikingi, bari kureba imirindankuba, bari kureba ibigega, bari kureba gusasa amapave, bari kureba sound proof, yego, urusengero rusa neza, yego, ibyo nibyo barebaga. Bakavuga ngo we turakuretse kuko rusa neza, rufite ibi by'ingibi, ariko we turagufungiye kubera ko ntabyo ufite. Nk'uko gufunga rero, abantu nibo bafunze
bafunga bakurikije amarangamutima yabo, ntabwo ari Imana yigeze ifunga, kuko aho Mwuka Wera ari niho bafunze. Aho Mwuka Wera ari niho bafunze. Ahatari Mwuka Wera, Mwuka Wera yagiye kera, aho ngo niho wafunguye. Icyo ni ikintu kigaragaza ko ari abantu bafunze. Imana noneho nibwo igiye kuza gufunga. Noneho Imana igiye gufunga amadini n'amatorero. Ikizakubwira ko ari Imana yafunze, byose bizaba ari uniforme hose, yaba hafunze n'ahafunguye, byose bizaba ari uniforme, bizafunga, kuko ari Imana izaba yafunze. Mbwira abashumba n'abapastori ati musenge, mureke kujya gufata amakredi, mureke kujya gufata inguzanyo hirya no hino ngo muri mu ruzi ibisabwa. Gahunda ni idini rimwe ku isi yose. Niyo mpamvu babashyize muri bya mpuzamatorero, za mpuzamatorero, ko ari ukugira ngo bazabegeranye byoroshye. Ariko izo mpuzamatorero uyu munsi ntacyo zivuze, nta nicyo zimaze, ahubwo barimo bararema ikindi kigiye kuza mu minsi iri imbere, cyose cyerekeza kuri rya dini rimwe. Utazashobora kubyumva, utazashobora kumvira amategeko yaryo, utazashobora kugendera mu murongo waryo, uwo nguwo ntabwo ari muri sisiteme yaryo, uwe nashaka bafunga hakiri kare. Iryo dini rimwe rizaba rifite amategeko, gusenga mu izina ry'Imana, apana gusenga mu izina rya Yesu. Yesu ntibashaka kumwumva. Kandi muri Yohana aravana inge nzira n'ukuri n'ubugingo, nawe uzajya kwa Data atari njye umujyanye. Unyemera aba yemeye uwantumye, utanyemera ntabwo aba yemera n'uwantumye. Yesu Kristo ni umucunguzi wacu. Ibyo ntibashaka kubyumva, bashaka kumuvuge mu izina ry'Imana, musenge mu izina ry'Imana. Hari n'amande yazacibwa abantu bari gusenga mu izina rya Yesu. Bagufata uri gusenga mu izina rya Yesu, nubwo ndi guseka ariko birababaje. Kubw'ibyo ngibyo rero, nimukanguke muve mu burindagizi, muve mu bibarangaza. Ibi byose mubona, ibi byose mubona, ibi byose mwumva, ni ibitegura idini rimwe. Ibi byose mwumva ni ibitegura ifaranga rimwe, ni ibitegura gusenga ku munsi umwe, ni ibitegura kugabanya umubare w'abantu ku isi, kuko umubare w'abantu wabaye benshi. Umuvandimwe twaganira avuga ngo n'uwo nguwo uri gutekereza ko abantu babaye benshi, nawe ni umuntu, kandi uwabashyizeho n'uwo bafite mu biganza byabo. Niyo mpamvu bakristo musenge, kandi musengeshe umwuka iteka. Muve mu mikino, muve mu kurangara, muve mu kurindagira, ahubwo mukurikire Imana yo mu ijuru mwamenye, imwe ikora ibitangaza, imwe iri kudutegura aho tuzaba. Buri wese asengera ubugingo bwe. Muve mu duhenda bana n'udushuka bw'abana, muve mu bitagira umumaro, ahubwo musenge, kandi mube maso, kandi mushishoze, kandi mumaramaze. Mwibuke ko imibiri yanyu ari insengero z'Uwiteka. Umubiri ni rwo rusengero, ntabwo urusengero ari rwa rundi bafunze, ntabwo urusengero ari za zindi bari gusenya i Kanombe. Oya, urusengero ni umubiri wawe. Uwurinde, urinde umubiri wawe kuruta ibindi byose birindwa. Ntiwanduze umubiri wawe, ubere maso urusengero rw'Imana, ubere maso ubugingo bwawe. Ariko icyorezo cy'impfu mu bakozi b'Imana bakorera Imana nyakuri, icyorezo cy'impfu mu bahanuzi bahanurira Imana mu kuri no mu mwuka, icyorezo cy'impfu mu baririmbyi baririmbira Imana mu kuri no mu mwuka, icyorezo cy'impfu mu bavugabutumwa bavugira Imana mu kuri no mu mwuka. Kandi ntihagire ukomeza kwibaza ngo mbese ko batari kuvuga bagiye he. Ubu turi mu gihe cyo gutuza, hazajya havuga uwo Imana yabwiye ngo vuga iki, abandi turacecetse. Si uko tudafite byinshi byo kuvuga, turabifite, ariko Imana yabaye ivuze muceceke. Nijya ivuga uzajya ubona umwana wayo umwe muri twe ahagurutse akavuga. Igihe itavuze duceceke, dutuze, dukomeze dusenge, kubera ko kuza aha ngaha nkavuga kenshi bikurura ubuzima bwanjye mu kaga. Kenshi ab'isi ntibifuza kumva ibyo Imana ivuga, kuko ibyo Imana iri kuvuga bihabanye n'ibyo ab'isi bifuza. Niyo mpamvu
niba ugize amahirwe ukumva Imana ivuganye nawe ikoresheje umwana wayo, uzatega amatwi wumve ibyo ivuze. Mukomeze musenge, mukomeze mube maso, mukomeze mwihangane, Uwiteka abayo irabazi. Kandi ntimugire ubwoba, Uwiteka atubereye maso. Abiyitirira Imana, batarahamagawe n'Imana, bakaza gutukisha izina ry'Uwiteka, mubirekere Imana ije kubyikorera. Uwiteka abaha umugisha, kandi Imana ibaha amahoro. Niba ukunda umurimo w'Imana cyangwa ukunda Imana, ukomeze kudushyigikira no gushyigikira abandi bana b'Imana bari hirya no hino ku isi, bari muri ubu butumwa, bari kubukora mu bihe nk'ibi bikomeye kandi bigoranye. Inkunga yawe ya sabone, ya subscribe ni ubuntu, ukandeho kugira ngo iki kiganiro kigere kuri benshi. Nubishobora ucyoherereza umushumba, ucyoherereza umuvugabutumwa, ucyoherereza umupasitoro, ucyoherereza umwapotre, ucyoherereza umubishopu, ucyoherereza umuhanuzi uzi. Kiratuma aba maso amenya uko ari busenge n'uko ari bugende, kubera ko abarya ibyo kurya biva mu ngeso zabo mbi babaye nka ba Yuda, kandi abazahazwa n'imigambi yabo mibi bakajije umurego mu migambi mibi yo gutuma ubuzima bwacu bujya mu kaga. Kandi ubuhemu bw'abaswa, ubuhemu bw'abaswa, bw'abapfu, ubuhemu bwabo, kuduhemukira bakajya kwakira indonke kugira ngo baduhemukire, ibyo ni byo bibabeshejeho, bigiye kumarisha benshi muri twe. Mube maso musenge kugira ngo mutajya mu moshya. Igitabo cya Luka, igice cyaho cya 22, umurongo wa 37 kumurogeza kuri 40, haravuga ngo nimusenge mutajya mu moshya. Luka 17, Luka ibice 17 niko hatubwira. Umurongo wawo wa mbere, ngabwira abigishwa be ati, nta kibuza ibisitaza kuza, ariko ubizana azabona ishyano. Luka 17 ku murongo wa mbere, abwira abigishwa bati, nta kibuza ibisitaza kuza, ariko ubizana azabona ishyano. Mu yandi magambo, ibisitaza ntibizabura kuza. Icyo ni icyigisho tuzongera kurebera hamwe. Imana niyongera kutwemerera ko twongera kugaruka imbere yanyu. Mureke dusoze dusenga, dusabira abantu b'Imana umugisha, babanye natwe muri kiganiro cyangwa se bazakurikira ikiganiro. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, turagushimiye kandi turaguhimbaje. Tugushimiye ko ubashe ko dutambutse message yawe ku bantu bawe. Ni ukuri shimwe kandi ubihererwe icyubahiro. Mboniyeho gusengera buri wese uzumva iyi message kugira ngo izabashe gushinga imizi mu mitima yiwe kandi izabashe kumukangura. Ndamya narashidikanya ko hari benshi bari basinziriye. Ndamya narashidikanya ko hari benshi mu bapasitoro bari bagubunzabunza ibitima kugira ngo babashe kuzuza ibisabwa kugira ngo babafungure insengero zabo. Ariko tubwiye ko n'izisigaye zigiye gufungwa kubera ko zafunzwe n'abantu, ko nawe uje kwifungira kubera ko ibyo barebyeho atari byo wowe urebaho. Turakwinginze kugira ngo iri jambo ribashe gushinga imizi imitima yacu kandi ribashe kudukomeza muri iyi minsi. Izi muguro zabonetse muri iki gitabo cy'imigani igice cya mbere uhereye ku murongo wa 20 zibashe gufasha benshi Imana, ababyeyi, abagabo, abasore, abakobwa, bityo buri wese akanguke mu rwe ruhande, kuko wavuze muri iryo jambo ko twanze kumva, twanga gukora ibitunganye, twanga gufungura amatwi ngo tumve ibivugwa n'ijambo ryawe, ngo ariko uzadukina ku mubyimba ibyo twatinyaga bitugezeho. Sengera abari buze kumvira ijambo bagahindurwa n'imiburo yawe, kugira ngo abari buze gufata umwanzuro wo kuva mu byaha, Mwami ubafate ukuboko kandi ubakomeze. Nurangiza ubabarire ibicumuro byabo, ubakure mu gitabo cy'umubabaro, ahubwo ubandike mu gitabo cy'ubugingo. Dusabye umwuka weragira akomeze guherekeza iri jambo, kandi akomeze gukomeza abapasitoro, ababishopu, abavugabutumwa, abahanuzi, abaririmbyi bari gukora umurimo wawe mu buryo bukwiriye. Ariko mweretse n'abari gukora umurimo mu buryo budakwiriye, kugira ngo nabo umwuka wera cyangwa se iri jambo ribagereho, ribahindure, nabo bahindukire bakugarukire, kugira ngo ubashe kubakuraho umugambi wo kubarimbura,
kuko bazaba bongeye kugarukira. Turagusaba kugira ngo umwuka wera akomeze kubana natwe twese, kandi ukomeze kudukomeza muri uru rugendo, nubwo bitoroshye, ukomeze kuduha imbaraga muri byose. Ni mu izina rya Yesu amajoro akoze kubyumvishe, amen. Bakristo bavandimwe, Imana mu ijuru ibahe umugisha, ibahe amahoro, ibahe ibyiza mwifuza, kandi ikomeze kurinda n'imiryango yanyu, amen. Bye bye.